turashimira cyane turashimira cyane bene data badutumiye nkuko babivuze. Imana ibaho umugisha cyane. Nongeye kunezezwa na bene data dufatanyije umurimo. Kuwa gatandatu twakoranye inama user ministry. Mwarakoze cyane narimba kumbuye. Yesu abaho umugisha cyane. Nshimishijwe n'abantu benshi mbona ntaherukaga. None iyo turi hariya wagira ngo itorero ryarazamutse. Yesu ashimwe cyane. Kubera hari abantu tugenda tubura tukagira ngo hari igihe Kristo yazamuye itorero. Yesu ashimwe cyane. Rero twarishimye cyane kuva tugeze hano, mwadufashe neza. Hari protokole yatwitayeho, twaranezerewe cyane. Ndashima Imana kubwa pastor muyobozi w'iri torero, twaravuganye koko aratwakira, dukomeje kubashimira. Abayumbe mwese Imana ibaho umugisha. Bene data mwese mwaje kugira ngo tubane. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amen. Kugira ngo ntaza kubyibagirwa, bari bambwiye ko hari n'igikorwa bari bafite, ko bifuzaga cyane kugura sente, kandi ngo bagashaka ko twaza kugira icyo tubivugaho. Nta mwuka twazanye wo kuvuga amafaranga. Nababajije ngo sente igura ngahe, barambwira ngo ni amadolari 1,500. Ni mutuze, sente yo twayibahaye. Ni mutuze. Uretwa Fabrice twaraye dukoze inama, ndababaza ngo wowe uzatanga ngahe? Ati nzabona amadolari 100. Dorosera mutuye wera ngo wo kwa Rudasigwa na Leonidas. Leonidas niwe wari umupfumu harya. Nawe yatanze 100, batamuriza Yesu atanga 100, Semukiza atanga 100, Pasiteri atanga 100, yose amadolari 500. Ndabwira ngo nanjye aburaho nzayatanga. Hari ikindi kibazo? Ntitugiye kwiyumvira ijambo neza? Nimuhagarika imitima yanyu. Oya. Ibyo si ikibazo. Nta nyigisho ngifite zo kubwira abantu ko bazapfa bakayasiga kugira ngo tubone uko tuyabakuramo. Ibyo birashaje, bimepitwa na wakati. Si nyigisho zisigaye ziriho ngo zapfa, ngo runaka yarapfuye, ngo arazisiga zose, ngo kugira ngo nawe ngo tukwinjize muri emosiyo yo gupfa, uyaduhe kuko watinye gupfa. Ubwo nibwo butuma tugomba gutanga. Oya. Ukwiriye gutanga ubishaka, ugatanga ubifitemo inyungu, ugatanga uzi kuzasarura, ugatanga icyo ufite. Niturinde kugukamura ngo utange n'icyo udafite. Abantu basigaye barimo kugira isoni bakatanga batanafite, bakananirwa no guhigura, twarangiza tukabaciraho urubanza iteka. Kandi abantu baba babazanye amatekwa bakabafatira ahangaha bagatangira kubakuramo. Tubwire abantu ijambo ry'Imana, nibabohoka n'ibyabo bizabohoka. Uwo mwuka ntawo mfite ngo twitange ngo tugire, ariko yemwe nago muzi ibanga ryo kwitanga. Nuko igihe cyatugendanye, ariko tuzavuga ubuhamya, tuvuge imirimo y'Imana, tuvuge gukomera kw'Imana, tuvuge amahame y'Imana. Ubundi tuzajya tugenda dusanga nyine niba hari utwo tubazo, Imana niba bidushoboze tudukemure twitahire. Ikibazo ni iki? Nitugenda dusanga Imana yadutegereje kugira ngo yongere idubure, twongere tugaruke, turi tayari rwose. Ibyo nta kibazo, ntago tugomba kubitindamo. Ariko reka twivugire gutya, ijambo nshaka kubasigira riravuga ngo mwirinde mudakora ku byashinganywe. Niryo gusa. Ntago ngiye kubasigira imodoka no kuva mu gukodesha yemwe. Naje kubabwira gusa ihame rivuga ngo niwirinda ugakora icyo ugomba gukora, Imana nayo irakora icyo igomba gukora. Mu yandi magambo, urikerereje vayo. Hari aho Imana igushaka kugira ngo ugire icyo ukora, Imana nayo igira icyo ikora. Yoshua 7:1 ndasoma nihuta. Ntaribagirwa mu gihe bagishaka gusoma, kuko twavuganye na bene data. Kuwa gatatu muzadutumeho umuntu, ku cyumweru muzashima Imana mwayiguze. Kuwa gatatu niba hari umuntu uzaba uri i Kigali
muzatubwire bamuha amafaranga ayazane, ikibazo gikemuke. Hari ikindi kibazo? Reka twivugire ijambo ry'Imana. Mwuka w'ifaranga nugende ubanza uhave. 7:1. Ariko Abisirayeli baracumura kuko benze ku byashinganywe. Akani mwene Karumi mwene Zebudi mwene Zera wo mu muryango wa Yuda niwe wari wenze ku byashinganywe. Uwiteka arakarira Abisirayeli uburakari bwaka umuriro. Nuko bavuye i Yeriko, Yoshua atuma abantu kuri Ayi hafi ya Betaven iburasirazuba bw'i Beteli. Arababwira ati nimugende mutate icyo gihugu. Nuko abo bagabo bajya gutata kuri Ayi. Bagaruka aho Yoshua ari, baramubwira bati abantu bose ntibajyeyo, hagende nk'ibihumbi 2 cyangwa 3 abe ari bo batera kuri Ayi. Ntiwirirwe wirushya uruhiriza abantu busa, uboherezeyo kuko abaho ari bake. Nuko abantu baragenda, bari nk'ibihumbi 3 bagezeyo birukanwa nabo kuri Ayi. Ariko abantu bo kuri Ayi babicamo abagabo nka 36 babavana imbere y'irembo ryabo babageza Shebarimu, babirukana ikijyepfo. Ariko bahuye n'akaga yemwe. Nuko imitima y'abantu ishya ubwoba ihinda nk'amazi, biracitse. Confidence ziba zirashitse. 6. Nuko Yoshua byumvise ashishimura imyenda ye, agwa yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Ageza nimugoroba, we n'abakuru b'Abisirayeli bitera umukungugu mu mitwe. Nuko Yoshua aravuga ati ayiwe Nyagasani Mana, niki cyatumye wambutsa aba bantu Yorodani ukaba udushyize mu maboko y'Abamori ngo baturimbure? Erega iyaba twaragumye hakurya ya Yorodani, none Mana ndacyavuze iki ubwo Abisirayeli bahaye ibitugu ababisha babo? Abanyakanani nabo mu gihugu cyose niba byumva bazatugota, bazimanganya amazina yacu mu isi. None se izina ryawe rikuru uzarirengera ute? Nuko Uwiteka abwira Yoshua ati byuka, niki gitumye ugwa wubamye? Abisirayeli baracumuye kuko baciye ku itegeko ryanjye n'abategetse, bagatwara ibintu byashinganywe, bakabyiba, bakabyirengagiza, ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Mukomeze mumfashe. Nicyo cyatumye Abisirayeli batabasha guhagarara imbere y'ababisha babo bakabaha ibitugu, kuko bahindutse ibivume. Ndetse sinzongera kubana namwe ukundi keretse murimbuye ikivume mukagikura muri mwe. Byuka wezesha abantu uti mwiyeze umunsi w'ejo, kuko Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti muri mwe hariho uwenze ku byashinganywe. Mw'Abisirayeli mwe ntimukibasha guhagarara imbere y'ababisha banyu, keretse mugaruye ibyari byashinganywe biri muri mwe. Ngaza kiraba 16. Yoshua azinduka kare mu gitondo kare, ahamagara Abisirayeli n'imiryango yabo uko ari umuryango wa Yuda uratoranywa. Yigiza hafi amazu ya Yuda, afata inzu ya Zera, yigiza hafi inzu y'Abazera n'imbyaro zabo, afata Zabudi, yigiza hafi urubyaro rwe, umuntu umwe. Nuko Akani mwene Karumi mwene Zabudi mwene Zera wo mu muryango wa Yuda arafatwa. Ariko Imana ifata abantu yemwe. Uyu mugoroba Imana igufateho, itufateho. Ariko noneho ndabasha kubwiriza ko numva ibintu byahindutse.
22. Uwo mwanya Yoshuwa yohereza intumwa zigenda ziruka zihina mu ihema, zisanga bihishwe mu ihema rye n'ifeza iri munsi yabyo. Nuko bakibikuramo babizanira Yoshuwa n'Abisirayeli bose, babirambika imbere y'Uwiteka. Yoshuwa n'Abisirayeli bose bafata Akani mwene Zera, benda ifeza n'umwambaro n'umuhimba w'izahabu n'abana be n'abahungu n'abakobwa n'inka ze n'indogobe ze n'intama ze n'ihema rye n'ibyo yari afite byose, bajya mu gikombe cyitwa Akori. Bagezeyo Yoshuwa aravuga ati, niki cyatumye utugwa nabi? Nawe Uwiteka arakugwa nabi uyu munsi. Abisirayeli bose bamutera amabuye, n'urubyaro rwe barutera amabuye, maze barabatwika. Birangiye bamurundaho ikirundo kinini cy'amabuye, kiracyariho na bugingo n'ubu. 18 niho nshoreje. Uwiteka abwira Yoshuwa ati, tunga kuri icumu ryawe kuko ngiye kuyikugabiza. Yoshuwa atunga kuri icumu yari afite mu ntoki. Amena. Tuzamura amaboko duhe Imana icyubahiro, tuvuge ngo haleluya. Nababwiye ngo turashaka kubasiga muri mudu y'ubwirinzi. Turashaka ngo Nairobi mwe bene data abakristo, turashaka kubasiga muri sekirite y'Imana ivuga ngo attention, mukora attention, mwongere mugende kwirinda, mubigerekeho kwirinda, mwongere mwirinde, mwongere mu protecting icy'Imana yashize muri mwebwe, nibwo tuzarushaho kubana n'Imana. Izi ni intambara z'Ikanani abantu batajya bavugaho kenshi, intambara zo mu masezerano, hahandi barariye amajoro, hahandi Imana yaciye inyanja, hahandi barenze ubutayu, hahandi binjiye bahanyotewe, hahandi bageze. Burya naho hari intambara. Tuvuga ngo amen. Hari icyanditswe nari gusoma ariko ntari busome, ariko reka masoze nubwo ntari buhasobanure, mumbabarire. Abacamanza ibice bibiri kugira ngo mwumve neza icyo nshaka kuvuga. Umurongo wa 21 haravuga ngo nibeko bakomeza kugendera mu nzira z'Uwiteka nk'uko basekuruza bazigenderagamo, cyangwa ko bakwanga. Nicyo cyatumye Uwiteka asigaza ayo mahanga, ntiyayirukana vuba kandi ntayagabize Yoshuwa. 3 umurongo wa 1. Ayo mahanga ni Uwiteka yari yararekeye kugira ngo ayagerageresha Abisirayeli, cyane cyane abataramenye intambara zose z'Ikanani. Amena. Izi zari intambara z'Ikanani mu gihugu cy'isezerano. Bamaze kugerayo, bamaze kwinjirayo, Imana yatangiye kugira ngo itunganye igihugu bakibemo neza, bafite amahoro, badafite abanzi babo, badafite ibibirukansa, badafite ibibarwanya, badafite ibibananiza. Bamaze kukigeramo irababwira ngo akazi karacyahari ntimwirare. Bene data, akazi karacyahari ntimwirare, urugendo ruracyakomeje. Aho twahamagariwe ntituragerayo, urugendo ruracyakomeje. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Urugendo ntirurangirira muri Kenya, ntirurangirira muri Afurika, ntirurangirira i Burayi, ntirurangirira muri Amerika. Urugendo rwacu ntago rurebeshwa amaso y'abantu, ruracyakomeje. Urugendo rwacu ruracyakomeje. Muhagarare mu bibaya no mu migazi misozi, babwira y'amagambo iyo tujye tutaragera. Imana irababwira ngo icyo muzakora kuko mumaze kugera mu gihugu nababwiye, mwebwe muzirinde, murinde icyo navuganye namwe. Narababwiye ngo muzirinde imana zabo, muzirinde imigenzo yabo, muzirinde kugenda nkabo, muzirinde gukorana nabo, muzirinde batazabanduza. Imana irababwira, ariko bamaze kugerayo barirara. Itorero ryishwe no kwirara, abakirisitu bishwe no kwirara, bwoko bw'Imana bwishwe no kwirara. Irababwira ngo attention, ntimuzagire ikintu na kimwe muzafata cy'umunyamahanga
kuko ndashaka kubaremera umugisha wanyu original, ndashaka kubatunganyiriza igihugu, ndashaka kubaremera ibyanyu bitarimo iby'abanyamahanga babonye bacishije munsi y'ibigirwamana, ndashaka kubaha ibyanyu. Irababwira ngo attention, mwumvise twumvise, okay murabyumva turabyumva. Nka kwa kundi tuza hano tukaririmba tukumva turanezerewe, tugasenga tukumva turanezerewe, ariko Satani abadutegereje hariya ku muryango afite torosho. Torosho murayizi? Torosho ni ikintu bakoropesha bakuraho umwambi. Aba yiteguye kugira ngo agukorope, agutoroshe, agere mu rugo bya bindi wiyemeje, twa tuntu twari twakugiyemo, ya myanzuro wari wafashe, wongere ube empty, ube vide, wongere wibere n'amavide. Hanze aha hari amavide, babayeho mu buvide, nibareba nabi bazagwa no mu buvide. N'umunsi wo kuzuka kwabera amavide ntazazuka. Imana izarobanura abantu bapfuye bafite ibintu muri bo. Amavide murayazi? Ikizakwereka amavide iyi nama yateranye y'urusengero, araceceka kuko network y'amavide baye kupe. Ariko iyo ageze hanze arongera agafunguka. Buriya nirinze kuvuga nukuri, nuko jewe sigaye nirinda, ariko buriya nukuri jewe iyo nza kuvuga wumvise ibintu barimo bavuga, inama igatangira ikarema hariya ivide. Amavide akazi kayo nuko bombarekana gusa. Imana igakura abantu mu buvide, yemwe abantu bagasubira mu muhamagaro, abantu bakirinda. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Cyane Imana igakura abantu mu buvide. Imana ishimwe cyane. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Hey! Irababwira ngo ntimuzakore ku byashinganywe, muzirinde mwebwe gusa, nimumara kwirinda ibindi muzabindekere. Erega ngo kumukorera ntago birohije, ntibigoye, ngo n'umutwaro wanjye ngo ntago uremereye, ni amabwiriza gusa gusaba kugira ngo wubahirize, nta bindi. Amen. Ibindi ni urimo kubitera, urimo kuremereza gusa. Harababwira ati sasa muzirinde gusa, hasigaye nanjye nzabana namwe. Hari agasozi kitwa Ayi, mu busozi bwari butarafatwa, nako gasozi kari karimo. Ushobora kuba ufite Ayi mu buzima bwawe, ariko Ayi ntikeneye izo mbaraga urimo gukoresha, ikeneye imbaraga zo gukiranuka, ikeneye imbaraga zo kumva Imana, ikeneye imbaraga zo kwibuka imbaraga z'Imana, ikeneye kwibuka icyo Imana yakugize cyo. Hey! Ngo barazamuka, ngo basuzugura Ayi. Urugamba murimo gusuzugura nirwo rurimo guhitana benshi. Ibyo barimo gusuzugura nibyo birimo guhitana benshi. Ngo baravuga ngo nushaka wohereza abantu 2,000, nta kibazo, nangwa igihe yewe 2, 3 barahagije. Ayi kariya kantu, reka nkubwire, hari igihe umusozi utajya uva imbere yawe kubera yuko hari icyo Imana yagusabaga gukora utarakora. Ikibazo si ikibazo kiri imbere yawe, ikibazo ni wowe utaratunganya ubuzima bwawe, ngo Imana nayo ikemura ikibazo kiri imbere yawe. Amen. Ngo barazamuka, ngo bakizamuka abandi bari babategereje, ngo Uwiteka yari yabakuyeho amaboko, ngo maze ngo babicamo abagabo 36. Ukuntu byagenze no gute? Hari umugabo witwa Akani, ngo we yarwanaga urugamba afite nk'imirazi imwe, amaso amwe yarebaga hayandi areba, ngo uko arwana akagenda areba mu ihema ry'abanyamahanga, uko arwana, ariko mwakuye amaso mu mahema y'ibyashinganywe. Twakuye amaso yacu twakongeye tukayahanga Imana, tukamenya ko urugamba rwacu iyo dutabaza Imana tureba mu ijuru, nago tureba amahema, nago tureba abakomeye, nago tureba Stefano yuzuye imbaraga y'Umwuka Wera, bamutera ibuye rya mbere ngo arararama. Ariko urugamba rw'umuntu ufite Imana rutandukanye n'urugamba rw'umuntu wabaye vide. Umva, bamukubita ibuye rya mbere arararama, aravuga ngo jewe sindeba bantera amabuye. Ariko warengeje amaso bigutera amabuye. Ikibazo ufite nuko urimo gutumbira amabuye, kandi uko uritumbira niko rizaguhitana. Igihe kirageze ngo umuhamagaro uzamuke, icyo wamenye kizamuke, kirenga amaso amabuye, kirenga risi kurimo gucamo, nibwo uzabona Imana. Hey!
ariko abandi bantu ni abahanga bo kutababarira babagiriye nabi. Yarampemukiye ukamushyiramo, uyu nguyu yamvuze gutya ukamubika. Ariko abakirisitu uzi ko bameze nk'amakamyoneti yayandi apakira amatone n'amatone. Ubu wareba abantu upakiye mu mutima wawe wabitse, ukaryama ukamuryamana, wabyuka ukamubyukana, warya ukamugaburira, warangiza primaire nawe akayirangiza muri wowe, wagraduatinga nawe akagraduatinga muri wowe, watera imbere nawe agatera imbere muri wowe, ejo ugashyiramo undi, ejo ugashyiramo undi. Mwirinde inshuti mbi zidakijijwe z'amavide zirimo ziragenda ziyongobeza ubugingo bw'abera. Uzabaza abarokore ngo inshuti yawe ni iyihe? Inshuti z'abarokore zarantangaje. Aratangira akakubwira ngo nukuri nguriya, ngo iyo bamvuze ikintu cyose ngo naba nateranye mu ikanisa, ngo naba ntari, ngo araza ngo mpaka akakimbwira. Umva yewe inshuti wibitseho ni inshuti ishinzwe kukuroga. Igenda ikuroga ibyo bakuvuze, ikagenda ikuroga. Niba ufite wibitseho inshuti nka 5 nk'izo, ufite abarozi 5 kandi ntuzabacika. Nguriya ngo ambwira ibintu bavuze byose, ngo ambwira ibintu bamvuze, ngo niyo nshuti yawe. Nta n'inshuti ishobora kukubwira ngo ibihe tugezemo ni bibi, nyamuneka dusenge, nyamuneka twubahe Imana. Oya, ngo ni inshuti yawe kubera yuko ngo ikubwira ngo ibintu byose ngo bakuvuzeho ngo udahari, ngo niyo baba babivugiye mu Rwanda ngo barabimbwira. Nguriya ngo ni inshuti yanjye, ngo nta kintu ajya mpisha. Uwo ni umurozi wawe. Uwo ni umurozi ashinzwe kukuroga ukanga abantu b'Imana, ashinzwe kukuroga akaguteranya n'Imana, ashinzwe kukuroga ukareka umurimo, ashinzwe kukuroga ukava mu rusengero, ashinzwe kukuroga ugaparika. Ni umurozi, musezerere. Jewe iyo umpamagaye ngo uranshaka, ndakubaza ngo uranshakira iki? Apana mfite uragambanira igihugu se? Wajya no kureba ibintu akubwira ngo nukuri jewe ngo kubera ko nguri inshuti yanjye, ngo numvise abantu bavuga nabi, ngo numva ngo sinabiceceka. Niyo makuru nzaniye, mbare kabiri uvuye imbere yanjye. Jewe ndaruta Yesu. Yesu niba baramwise umukuru wa Zerubabeli, bakamwita abadayimone, bakamwita ibintu byose, jewe uje kumbwira ngo jewe mpinduke marayika wo mu ijuru, wowe nicyo kiguhagurukije utega n'amamoto uraza ngo uje kumbwira wowe? Genda ubwire bari abantu ngo ni Imana yarateguye ko nzavugwa n'abantu 1000, bakaba bageze 900. Ngomba gusenga n'ijana naryo rikongera rikavuga, kuko niba uzuri 1000, uw'igihumbi niwe uzatangira kunshinjura, niwe uzatangira kugushinjura, atangire akuvuge, atangire avuge imirimo y'Imana kuri wowe, avuga gukomera kw'Imana. Muri aho ngaho mwihinduye abamarayika, nga baramuvuga imirimo mwaraparitse abantu ntibagisenga. Ariko abarokore barwaye iki? Turi mu biki? Ariko ubu tuzi aho turimo kujya. Uyu mugabo waduhamagaye nta santima agira. Utarababariye Mose waruhanye n'Abisirayeli, agakubita kabiri ku rutare akamubwira ngo rekeraho. Wowe urinde. Ubu rero abantu basigaye bakunda amagambo ngo agura imodoka, ngo yubatse inzu, ngo amafaranga, ibiki ibyo aba ari byo tubwirana. Niba mubishaka dukore seminari muze tubabwire ukuntu abantu bacuruza, twese ducuruze, n'abatizera barabifite kandi babigezeho baranabiturusha. Ibyo nibyo tuzana hano ku gatute tukaza kubibwira abantu, ugasanga amakanisa yakobise yuzuye, umuntu akajya gushima kubera ubuvide bumurimo. Noneho yabonye akantu, yabonye akamodoka, yabonye akazu, akavuga ngo noneho ngo uyu munsi ndashima. Tukagira ngo nawe noneho umwuka wera yamukozeho. Ngo kuva navuka ngo tugategereza byagenze gute mwene da? Ngo nukuri ngo Imana yampaye inzu, ngo navuye mu bukode. Mwene da, wabonye ibyondo, wabonye amatafari, ntiwabonye Imana. Ni Imana ukodesha, ni Imana wabonye inzu, ni Imana
urayibona. None asigaye abona akamodoka ko ntacyo niyisigaye isuhuza abantu kayitwara gutya. Ariko umenya bafite 5 10 bacyubaha Imana, wagabanyije icyokere. Mubwire ngo gabanya icyokere, gabanya icyokere. K'abantu batwishije icyokere babonye inzu, umenya bafite 5 nangwa 10 nangwa 20 bagihimbaza Imana, byagenda gute? Tuzamura amakodo y'Imana icyubahiro. Imitungo yarashinganywe nuyikoresha nabi izagutandukanya n'Imana, kandi abazimu bo kuri aye baragutegereje. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Tuvuga ngo amen. Bene da, mwaretse tugakumbura ijuru, tugasubira ku rufatiro rw'intumwa, tukongera byibura tugasubira ku rufatiro, tukagira imfatiro dusenyagura, tukongera tugasabana n'Imana. Tuvuga ngo amen. Ya udutiku twabaye udutiku, insengero udutikure. Ejo bundi abo twari hamwe narabwiye ntinatangajwe nuko abakirisitu basigaye ari n'impunzi zo mu mwuka mu matorero, apana fizikale. Baramuvugaho gatoya ati yewe ndava muri iriya torero ndajya muri iri. Satani iyo yamenye yuko urimo guhunga bakuvuga, usanga abakandida hariya bagutegereje, bakavuga ngo mwene da ngo urakaza neza, n'Imana iguhe umugisha hamwe natwe, bakakwakira ab'abanyamagambo benyewe maze bakakuvuga, ukongera uti yewe hano naribeshye reka ngende. Uzahunga ugeze ryari? Reka mbabwire, iki si igihe cyo kubishingukamo. Iwacu mu Rwanda hari umuntu babajije ngo ese ngo kuki utagikora umurimo w'Imana? Ngo Edayeri nabishinzwemo. Ndamubwira ngo nuko ngo nabishingutsemo. Ndamubwira ngo nuko utabishinzwemo. Iyo utabishinzwemo uhora ubishingukamo. Ariko naravuze ngo nzabishingararamo, nzabishingurwamo na Kristo aje kujyana itorero. Mugende mubwire ababishingukamo bashore, turebe ko ijuru rizahomba ngo nuko bagiye. Kandi reka mbabwire, ibi byose turimo Kristo ari hafi kuzakujyana itorero. Ibi turimo ibi ubuzima twirirwamo twayagaye tutari connected n'Imana, Kristo ari hafi kujyana itorero. Ikibabaje nuko tudafata ibyanditswe, kandi ibyanditswe ni indorerwamo y'ibihe. Ibyanditswe ni indorerwamo y'ibihe. Bibiliya ivuga intambara hirya no hino, Bibiliya ivuga imishyitsi. Ibyo byose turabibona, imishyitsi isigaye iba hirya no hino, amazi akamanuka akamira abantu. Twarangiza natwe tugakurikira ba sayansi ngo twarize, ariko ntidukurikirane ibyo twize cyane twizeye bya Bibiliya ngo tuvuge ngo Bibiliya ibivuga iki kari we mugenga w'ibihe. Tukagendana na sayansi. Imana yakongeye ikavomerera ubwoko bwayo, ikongera ikazamura ibyiringiro by'abantu, ikongera ikabibutsa, tukongera tukibuka yuko hari aho turimo tujya. Amen. Muntu umwe yigeze kuza twasenganaga aravuga ngo jewe ngo yarivumbuye, ngo yivumburiye Imana, ngo kubera yuko ngo Imana ngo itamukoreye igitangaza ngo yashakaga ko imukorera, arangije gusenga araparika, kuririmba araparika. Mwene da, gukizwa ni inyungu zawe, nkumarireho. Jewe nago ndi pasiteri, rero ni nayo mpamvu ngira ngo hari ntazabishobora kuba we. Nzajya mbabwira, nta muntu emwe nta tike nzajya ngusaba, sibyo? Ninza kubwiriza ntimukampa envelope. Imana yangiriye neza, agatike yarakampaye, ariko nzajya mvuga ikindi ku mutima. Amen. Ibintu byo kubembesereza tukagenda hejuru nka Namani ngo waje afite ngo inyota za generali, ngo ageze kuri y'amazi yasuzuguye, ngo arangije ngo aravuga ngo narinzi yuko bari burembarembyeho intoki ku bibembe, ngo bakansengera, ngo noneho ngasubirayo, ngo nukujya muri aya mazi mabi. Reka mbabwire, ubutumwa bwo kurembarembyaho intoki burashaje.
niba uri umuhanga wo kubuvuga, niba uri umuhanga wo kuvuga amamodoka n'amazu n'ibindi, niba uri umuhanga wo kubivuga, uzatubwire ba bandi batari mu rusengero aho babikuye, babwirijwe nande se? Uraza kubitubwiriza aha ngaha ngo bitumarire iki? Tubwirane iby'uru rugendo, tubwirane iby'uru rugendo, tubwirane amagambo y'ururutse imitima, tubwirane iby'umuhamagaro wacu, tubwirane ko turimo tujya mu ijuru iwabo w'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abanesheje. Tuvuge ngo amen, haleluya. Tugabanye icyokere, amen. Umuntu umwe yarambwiye ngo ariko Wilson, ngo barambwiye ngo hari ukuntu ngo Imana yabigenje, ngo ariko ngo uracyavuga ubutumwa, imbubujijwe n'iki? Ngo yango hari ukuntu ngo urabona ngo iyo ubonye ngo ukuntu ngo nyine ngo ariko barokore babaye bate? Imana niba ibigenje ukuntu ubwo iguhaye itike yo kuyivaho, ahubwo Imana niba ibigenje ukuntu ntiguhaye uburyo bwo kuyigumaho kugira ngo n'abandi bazakomokaho n'abandi bazadukurikira bazamenye imbaraga z'Imana. Amen, haleluya. Imana yacu icyubahiro. Ubu mureba abantu babaye abasirimu, ngo barasirimutse, yewe ngo babonye udufaranga, sigaye bagendaga kubita agacupa, abandi basigaye baragiye bari mu tubyiniro, sinakubwira imiziro Imana yari yaradutinyishije barayitinyutse, kandi ngo bakabikora nk'abihorera bakibwira yuko mwanye nabo. Mwikanze iki? Mwaretse tukagabanya icyokere. Tuzagenda bene da. Nawe nagiye kubwiriza ku muzuko igihe kimwe Butare, mpura n'umuprofeseri arambwira ngo Wilson, ngo nanjye yo nigisha abanyeshuri, yari yaje aho hantu muri ayo materaniro, ngo ntanga urugero, ngo mbwira fenomene ngo y'ukuntu abantu bazazuka, ariko Mwuka Wera ni igitangaza. Ariko reka mbabaze, umuntu ni iki? Ndashaka kubabwira ko umuntu atari umutwe, umuntu usa amaboko, umuntu usa amaguru, umuntu ni umwuka Imana yashyize muri iyo nyubako. Iyo yibare nk'iyi nyubako turimo. Niyo mpamvu iyo umuntu ashaka kugenda, turwana no kugira ngo atagenda, ugasanga bamushyizemo za bomboni ngo wa mwuka Imana yamuhumekeyemo atagenda. Uwo ni we muntu. Uwo mwuka ni w'Imana izongera igashyira mu mibiri y'abera, uko izayirema simbizi, yongera ihinduka ubuzima buzima. Ndangije numva umwuka hari ikintu ambwiye, ndamubaza nti professor, reka nanjye nkubaza, ati niyo duteye ibishyimbo bigenda bite? Ati kameme turabitera bikabora mu butaka, hanyuma ati nyine bikabyara ibindi bishyimbo. Byabanje kubora? Ati cyane. Ese urabyizera ibyo professor? Ati justement. Okay. None se igishyimbo n'umuntu igifite agaciro n'iki? Ati kameme ni umuntu. None iyo tukubwiye ngo igishyimbo kugira ngo kibyare ikindi kizaborera mu butaka kibyare ikindi, urabyemera? Ariko twakubwira ngo uyu mubiri ni itaka, kuko uzasubira mu itaka uko wahoze, ariko Imana umwuka wayo izongera urememo imirimo imibiri mishya, ntabwo ubyumva? Ati Wilson, ati birimo biraza turampamije. Ndavuga ngo sindaguhamya. Mwebwe abanyabwenge mwiratana ubutunzi butari ubwanyu. Uraryama nijoro Imana yarakugiriye neza, ayo mashuri ukayiga, ntupfe uri muri primaire, ntupfe uri muri segonderi, ntupfe uri muri, kuko hari n'abapfuye batageze aho ngaho. Noneho nijoro twese iyo turyamye, burya Imana yihesha icyubahiro, iratuvidura twese. Burya nijoro yemwe ku isi yose n'ababandi batinyitse, nta muntu nijoro uba ufite control. Burya twese abantu baryama ari amavide, banyakubaha bakarara barota uduhunyira tubirukana bagwa mu myobo. Hariya nta escort ibayo, hariya nta escort ibayo, hariya haba ari ukwirwariza. Ni mu gicuku Imana yaremeye abantu kugira ngo ijye yihesha icyubahiro.
karyama ari vide. Burya umubwiye ngo jya kopera abarwayi muri twatuzoza barota bamwirukankana uduhunyira agwa mu mwobo nta bwenge bafite, yakora amarorerwa. Abo twita bamayibobo iwacu nawe akaryama, profeseri akaryama, n'abanyakubaha bakaryama, twese amavide. Hariya kiba ari icyubahiro cy'Imana gusa. Noneho mu gitondo mwumva umwana w'umuntu ukuntu atangaje. Imana ntiyobe ngo ubwenge bwa dogiteri ibuhe mayibobo, iba yabujyanye rega, nta control uba ufite. Burya ubyemere ntubyemere, agakoni burazamo niyo ikazi jewe nago nkazi, ariko igafata buri muntu n'utwenge twiwe, buri muntu ikatumusubiza. Ni nk'impano ibigwa ngo nongeye kukwereka ko ndi Imana ikomeye, ikagusubiza. Noneho wabyuka ntumenye ko icyo ari cyo gitangaza, ukabona ko igitangaza ari ukubona kontaki, ukabona ko igitangaza ari ukubaka inzu. Buriya reka mbabwire, ibindi bitangaza byose bishingira ko wabyutse uri muzima. Nje kukubwira ngo igitangaza cya mbere Imana igukorera nuko ubyuka uri muzima. Mu gitondo nubona wikuyeho ishuka ukabona uri buja nta muntu uyigukuyeho, ujye umenya ngo ndacyari umukandida w'amahirwe yo gutabarwa. Imana ikadusubizamo twenge twacu, maze twarangiza rero ba bandi rero bafite icyokere yewe agatangira ngo je suis directeur, je suis professeur. Uri professeur ibiki? Ibishatse ko yakore kuri vide, bakagusuzumisha uri vide, abaganga bakagupima bakabura indwara uri vide, ndetse byanarimba ugacaho, kandi wanacaho nyine n'amavide ku munsi wabera ntazazuka. Nimubwira abantu ngo nimugabanye icyokere. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Haleluya! Nimureke tuve mu mikino turimo rero, twongere tugaruke mu muhamagaro, twongere tumenye impamvu Imana yaduhamagaye, twongere tumenye ko abo turibo, tumenye ko hari icyatumye Imana idushyiraho, hari impamvu turiho, hari umugambi w'Imana, kandi hari amategeko n'amabwiriza, hari amahame Imana idutegeka kugenderamo. Amen. Haleluya. Stefano bamukubita ibuye rya kabiri abona ijuru rirakingutse. Yarebaga filime abandi batareba. Waba bari abantu b'Imana nawe ukababarirwa. Amen. Haleluya. Nsoza ijambo ryavuze ngo batera Ayi bapfama 36 ngo baragaruka. Yoshua byumvise ngo ashishimura imyambaro ye nk'ufite rezo yewe. Mwumve ukuntu tujya twitwara imbere y'Imana tugasa n'abantu sinzi uko nabyita. Ngo aratangira arasenga afite rezo, haravuga ngo ayi Uwiteka, ngo yewe ngo bisi. Reka nkubwire, niyo wasenga amarira kuzura ibase utarimo gusengera mu mahame y'Imana, utasuzumye yuko uri mu murongo w'Imana, ntago bitera Imana santima. Igitera Imana santima nuko ikubona mu murongo wayo, niko ikubona ugifite ubwirinzi, ugifite ikigukingira, ugifite imbaraga ziprotecting ubuzima bwawe. Arashishimureraga aratangira arasenga afite rezo. Mana, kubera icyo watwambukije Yorodani Mana, ibi nibyo waje kudukorera. Urabona Mana ukuntu tubayeho. Ese amasezerano wadusezeranije amaze iki? Hari abantu bitotomba ntibabanze ngo birebe ko n'abatari shyashya imbere y'Imana, bagatangira kwishyiraho imfane ngo nagwa Imana iri abasohoreza amasezerano ngo amaze imyaka, bagasa n'ababirambiwe. Yewe gabanya icyokere. Ngo amaze kwigaragura biteye ivu, barimo basenga imbere y'Imana bayereka yuko bafite rezo, ngo barangije ngo Imana iramusanga iramubwira iti we keba nayo uri mu biki? Nta soni uri mu biki we Yoshua? Ngo nukuri Uwiteka tubwire. Iramubwira ngo haguruka. Abisirayeli bafashe ku byashinganywe, ibyo nababujije babikozeho, nanjye ndangije ndabahinduka. Imana igihinduka abantu. Niba mutari mubizi rero, Imana ishobora kuguhinduka ukagira ngo ntiwigeze uyisenga. Ko mundakariye?
jewe iyo ndebye ukuntu Mose yaraye amajoro akaruhana n'Abisirayeli akagenda agakubita kabiri gusa kamubwira ngo stop, ntago kigiye hariya, ngo zamuka umusozi, kora handover, uzamuka umusozi ujye gupfa. Ngo ndangije nawe ngo arishima kubera yuko Imana byibura yari kimuvugisha. Hari umuririmbyi yaririmbye avuga ngo yagiye azamuka ngo ni nk'akaririmbo yamuhimbiye ngo yumvaga nko mu mutima watekereza ka karirimbo bajya baririmba, nipandishe baba nipandishe nitazame Kanani. Abanyarwanda bajya bakaririmba, sinibuka ukuntu kavuga neza, nzamura mana nzamura nitegereze Kanani. Ngo yari afite amatsiko y'Ikanani, yari afite amatsiko yo kurebesha amaso y'Ikanani. Ngo aragenda arazamuka, ngo Imana itangira kumwereka ngo dore Kanani uko hateye, ngo umuryango wo kwa Aroni kuzaba hariya. Imana iramubwira ngo aramanuka, ngo ateranya Abisirayeli, ngo arangije ngo arababwira, Kanani Kanani nziza, Kanani mwateguriwe, Imana izabagezayo maze mwigerere Kanani. Ati ndapfuye singeze Kanani, ariko Uwiteka ntazabura kubagirira neza. Nziza ko nkubise kabiri, ariko mwebwe muzirinde. Imana iramubwira ngo nababwira amategeko yose nibagere Kanani, irababwira ngo muzirinde imana zi Kanani, muzumvira Uwiteka, icyo azababwira muzagikore, nta kabuza azabatabara, nta kabuza azabana namwe, arabatongera. Arangije Mose arapfa. Duhe Imana yacu icyubahiro. Ramubwira ngo Abisirayeli bafashe ku byashinganywe. Ibyashinganywe ni ibihe? Ni bya bindi umutima wawe kubwira yuko ibyo urimo atari byo, ibyo ukora si byo, imigendere yawe siyo, intekerezo zawe sizo, imigenzereze yawe siyo. Iyo byamaze kugenda gutyo, hajyamo kode mu bintu byawe. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo kubimenya nibwo buzima. Ubundi iyo wamaze kubisobanukirwa, warangiza ukabiprotectinga, nibwo buzima. Harabaza ati se Mana ninde wakoze ku byashinganywe? Kabisirayeli bose babihakanye. Iramubwira ngo teranya b'imiryango y'Abisirayeli ngo bazajye bakunyura imbere bose, ngo ndakwereka wakoze ku byashinganywe. Muryango wa mbere uratambuka, niyo mpamvu baba bamenya ari beza. Uwa kabiri uratambuka, ngo haza kuza gica Akani, ngo yari yabihishe mu ihema rye. Wahishe ibiki yemwe? Abantu bahishe ibiki? Hari abahisha mu mitima yabo, hari abakubise mu mifuka, bahora badomora bakiba bagashyira ha, abandi basiga ayiwe barihisha bakabikora bihishe. Yewe Akani we urafatwa. Akana araza, aza gahoro gahoro ngo arebe ko bari bumuvumbure, ngo yajya kureba ku mukozi w'Imana bikanga, agashya bati Akani hagararaho bite. Imana iramubwira ngo nguwo wakoze ku byashinganywe. Ngo arangije ngo aramufata, ngo aramubwira ngo niki cyatumye tugwa nabi. Iyo wakoze ku byashinganywe ugwa nabi wowe ubwawe, ubuzima bwawe n'abagukomokaho n'ibyari kuzakuboneraho umugisha byose ubu biguye nabi. Aramubwira ngo rero kubera ko watuguye nabi, nje kukubwira ngo nawe uyu munsi Uwiteka arakugwa nabi. Nimureke turekure ibyashinganywe, nimureke twirinde ibyashinganywe, nimureke tugarukire Uwiteka, nimureke twongere twumvira Imana. Ibindi byose twifuza Imana ibifite mu kiganza cyayo gutya. Igihe kimwe nigeze kwirukanwa mu kazi, bampa ibaruwa ari umuntu wangambaniye. Ndagenda njya gusenga kubera ko jewe natangaga icya-10 kandi nkumva na assurance. Hari abantu batajya bamenya ibyo ari byo, bagashaka umugisha, Imana ikabasezeranya umugisha ariko ntibamenye yuko inyatsi nazo zibategereje. Icya-10 nagitanze mpembwe 18,500. Nagendesheje ibirenge mu muhanda, nkajya ngera ku kazi saa 12, ariko nkagendana amasezerano y'Imana. Narangiza nkayarinda, nkavuga ngo sinzakora ku byashinganywe, ikitari icyanjye nzakizibukira, ariko icyo Imana inyemerera nicyo nzafata kugira ngo nsingire icyo Imana yavuze ku buzima bwanjye. Uwo mugabo rero aza kumpagarikisha, nyine ndagenda njya gusenga, numvise mfite confidence. Nahise mbabwira aho ngaho immediately, ndababwira ngo ni mwebwe mubizi ijuru ntiribizi. Ndagenda mbwira Imana ngo Mana
turasenga tukivuna kubera yuko tudasengera mu mahame, ariko twasengeye mu mahame y'Imana nta nubwo twakongera kuvunika. Erega gusenga no gutekereza neza. Ushobora gusenga iminsi 40 wayivamo ukayiva muri mubisi kuko ibintu biragutegereje hariya hanze, ariko gusenga no guha ubuzima, ukagira ibyo urinda intekerezo n'ubuzima bwawe, ukiha umurongo, ukiha n'ubuzima. Ndege nabwira Imana ngo nindege nawe waturukana ku kazi Imana, umushahara wanjye nituwufatanyije singuhe icya 10 buri kwezi. Waravuze ngo imizabibu yacu ntizaragarika imbuto igihe kitaragera. Waravuze ngo uzahana indyanyu ziduhora. Waravuze none akazi kanjye kararagaritse, ntibishoboka. Imana iransanga irambwira ngo erega Wilson uracyari ku kazi. Nivugira ubutumwa hashize ukwezi baza kunshaka baramfata barantwara. Bangejeje imbere y'umuyobozi arambwira ngo ukwezi uhagaze bakuguhembe kandi ugende usubire mu kazi kawe. Ikibazo dufite ni ikihe? Amen. Bya bindi twingingira abantu mutange icya 10. Abantu rero bigize abasuperviseri b'icya 10, iyo gitekereje aravuga ngo harya ngo icya 10 ngo se cyaba mama pasiteri bambaramo ibitenge ngo n'abapasiteri baguramo amakote, birakureba se? Wowe ninde wakugize superviseri w'icya 10? Abazagikoresha nabi n'abazacyambaramo n'abazagira ibitenge, urwo no rubanza rwabo, ariko jewe ikindeba no gusohoza icyanditswe. Amen. Kandi reka mbabwire, utazibeshya uzasome n'ibitabo by'abakristo bavuye ku rwego bakajya ku rundi, uzabisome uzareba ukuntu batangiye Imana bagatanga icya 10, amahame y'Imana bakayakoraho, Imana nayo igakora ibyo igomba gukora. Biravuga ngo ishyanga ryose uko mungana muravumwa wa muvumo, ngo kuko mwemye Imana ibyayo. Uwo muvumo se tuzawucikira he? Amen. Hari igihe bigeze gufata abakirisitu dore ko bakunda kuzamuka, ngo nimubashyira hariya ngo babasengere ngo promotion ngo Imana bazamure ngo ihumugisha imirimo y'intoki zabo, ngo ibyo bakora bazamuke. Numva byanze munda, niyo mpamvu ngira ngo ntazashobora kuba pastor, ariko nyine nzajya ngerageza n'ibyanga n'uruvamo tuzahurira handi nabwo nkubwire, n'uruvamo nabwo duhurira handi. Ndababaza muri mwe ninde utanga kimwe cya 10? Ngo urabona ngo hari igihe ngo byanga ngo ubundi ngo bigakunda. Uraje nago gitanga wahembwaga 300,000, wajyaga witwarira 30,000 ugakubita hangaha mu mufuka. None tugufacilitating mu kuba umujura wo kurushaho kwiba, uhembwe 500 kugira ngo utangire ujye ukubita hano senkane. Wagumye se ugatwara dukeya, kujyana bikeya zabazwa bikeya, ujyana byinshi kazabazwa byinshi. Bashumba nimukashyiraho abantu umuvumo. Buriya mama wa promotinga muri byose, promotinga gukubita aha yo indyanyi, mama wa promotingiraho indyanyi nazo zikarya zikatwara ibintu byose. Ariko Imana tubabariye, duhereze Imana yacu icyubahiro. Ndabarakaje ko je nta rusengero mfite ngo ndababwira ngo muzana amaturi icya 10 wanjye, reka da, je ndababwira amahame y'Imana. Niba rero ushaka Imana ko hari ikikora, nawe hari icyo ugomba gukora. Amen. Hallelujah. Uzareka kugitanga, indyanyi zizaza, indwara zizaza, muzafasha runaka wagize ibibazo ibi, n'ubundi ni hahandi hawe. Ariko niba ushaka ko Imana igendana nawe, munsi nagarutse nzabibabwira neza, ndashaka gusoza nzabivuga neza. Amen. Bibiliya yavuze ngo rero kubera iyo mpamvu Imana yahise ivuga ngo sasa ndababonye, ngiye kubarekera imbere imisozi, ntazigera nirukana, nzajya nyirukana gahoro gahoro. Waruzi impamvu ibibazo byose bitakuva imbere? Nuko rimwe na rimwe wisanga wafashe ku byashinganywe. Noneho Imana ikaguteza agasozi kugira ngo agasozi nikagutuga ujye imbere y'Imana. Iravuga ngo sasa ngo Yeshuwa namara gupfa umugaragu wanjye, ngo ntago nzongera kwirukana ayo mahanga imbere yanyu yose, ngo nzayareke ngo ababere nk'amahwa handa mu mbavu. Niko yabanje babwira ku cyanditswe cyabanje, ngo kandi ngo kugira ngo nzajye mbapimisha ibyo bibazo ndebe ko mukinyubaha, ngo nkuko basogokuruza banyu ngo banyubahaga kera, ngo nkamanuka nkakora imirimo. Ngo nago nzayirukana, ngo nzajya ngenda nyirukana gahoro, ngo kugira ngo Abisirayeli ngo abamenyereze urugamba. Erega reka mbabwire bene da, ngiye gusoza. Ikigeragezo kirenga ikindi gihinguka. Burya ngo kimwe kiba kiri hano kirunguruka, ikindi kigeze hano, iki kikakibwira ati ariko se monsieur, aha hantu ko hamaze umwanya munini wagiye natwe tukaza. Reka mbabwira abamaze gusobanukirwa Imana, ntago bagisenga ngo Imana ibarinde ibigeragezo.
basigaye basenga ngo ibambike imbaraga mu bigeragezo, kubera yuko iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Tuvuga ngo amen, haleluya. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Yobu bamubwiye ngo napfe, arabwira ati Imana ntikikwibuka yituke, byarangiye, inshuti ze zateranye. Arababwira ngo haracyari ibyiringiro, ngo yuko igiti cyatemwa ngo kikongera kigashibuka. Hari imbaraga ziri mu muntu w'imbere, iyo kigendera mu mahame y'Imana zijye zishoboresha umuntu ko na za mbaraga z'inyuma ziba rwa rugamba rw'inyuma runesheka, kubera yuko umuntu w'imbere aracyari muzima. Yobu umuntu we w'imbere yari akiri muzima, nubwo umuntu we w'inyuma yari afite ibisebe, yabonaga yuko bitazashoboka ko yongera kuba umuntu, ariko umuntu w'imbere yari akiri muzima. Imana irashaka imikorere yawe y'imbere, irashaka ubusabane bwawe n'Imana by'imbere, naho ibindi byose biguteye ubwoba ntacyo bivuze imbere y'Imana. Duhe Imana yacu icyubahiro. Iravuga ngo ntago nzongera kuyirukana, ngo nzajya nyageragerezaho Abisirayeli ngo ndebe yuko bakinyubaha. Hari igihe ubuzima urimo gucamo nangwa ducamo, Imana ibigira ngo irebe yuko tukiyubaha mwene da, ariko yo iracyari yayindi, uko yarari niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Ndasoza rero mbabwira ngo attention, twirinde ibyashinganywe, bijya bituma tuneshwa, bijya bituma dusubira inyuma, bishobora kuturimbura, bishobora gutuma Imana idukuraho amaboko, bishobora gutuma amasezerano yacu adindira. Nyamuneka twirinde, twe gukora ku byashinganywe. Akandi ngo amaze kubikoraho ngo uburakari bw'Uwiteka bugurumana buza ku Bisirayeli. Nyamuneka twirinde tudakora ku byashinganywe, twubaha Uwiteka, Uwiteka azaturengera. Imana ibahe umugisha.